Ikaze ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Reka nongere kugushima wowe uba wahisemo kubana natwe mu nkuru zacu za buri munsi tuba twagiye tugutegurira kuri channel ya M24 TV. Nongeye kuba ikaza umuherereye hose ndetse nanabifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza kuri buri muntu wese ubafasha umwanya agakurikirana inkuru zacu. Reka nongere mwibutse ko ushobora kubana natwe hanyuma jya munsi iyo video yawe ku buryo burambuye ubashe rero kuba wakora kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera mu rwego rwo kujya ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya mu nkuru za buri munsi tugenda tukugeza uyu munsi ni ku itariki ya 3 n'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2020. Muhawe ikaze aho muherereye hose kuri buri muntu uba wahisemo kubana natwe. Gusa rero mbere yuko ntangira n'iyi nkuru reka nongere nkwibutse ko hari umwe mu bavandimwe bifuje gufasha, akaba ari umudamu uherutse gukomerekera mu mpanuka ya gaze yabereye mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero uyu muvandimwe we abicishije muri comment mu butumwa yatanze kuri channel ya M24 TV mu nkuru twakugejejeho ijyanye n'ira mpanuka ya gaze. Uyu muvandimwe akaba yarifuje ko rero hakorwa ndetse hanatangira igikorwa kigamije kuba bafasha uwo mubyeyi. Umwe rero mu babisuzumye ndetse rero nk'umwe mu banyamakuru basuzumye ibijyanye n'icyo gikorwa hakaba hamaze kugeraho amadolari 115. Ushobora kuba wajya muri comment nawe ukareba bimwe mu byanditswe n'uwo muvandimwe ndetse rero ukanafungura link muyo yashyizemo, hanyuma nawe waba wifuza gutanga ubufasha bwawe ukaba wagira icyo ufasha ku bijyanye n'uwo mubyeyi. Dutangira n'inkuru yacu ku buryo burambuye, tukaba tugiye guherekeza mu karere ka Bugesera. Hakaba havugwa inkuru y'ubugizi bwa nabi hano mu karere ka Bugesera, ngaho umusore yishwe nyuma yo gufatwa asambana n'umugore w'abana. Cyaha nk'iki ngiki rero ni cyaha kibi cyane, ni cyaha gishobora kuba cyakugwisha mu bibazo ndetse kikaba cyanagutera ibibazo nk'uko amakuru aturuka hano mu karere ka Bugesera akomeza kugenda abigaruka. Gusa rero wakoze igikorwa nk'iki ngiki nawe ugomba kuba yahanwa, kuko ntabwo byemewe kuba wakwihanira ku cyaha nk'iki ngiki. Mu mudugudu wa Rukinda, akagari ka Kagenge, umurenge wa Mayange ho mu karere ka Bugesera, haravugwa amakuru y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 Ndagijimana Emmanuel, bivuga ko yaba yishwe azira umugore basambanaga wari ufite umugabo ariko batarasezeranye. Umurambo w'uyu wishwe ukabonetse mu gitondo ubwo abaturage bawusangaga mu bwiherero, abamwishe bakaba bamuhishemo. Bahita rero bahamagara abayobozi. Nk'ezabo cyangwa se uwitwa Nk'ezabo Spiriye akaba akekwaho kwica witwa Ndagijimana Emmanuel nyuma yo gusangana ari gusambana ndetse anasambanya umugore we babanaga rero binyuranyije n'amategeko witwa Mukangoga Venerando. Uyu mugore nawe akaba yarakomerekejwe n'uyu mugabo ku kaguru. Ubwo rero bashyamiranaga asanze rero arimo arasambanywa n'uwitwa Ndagijimana. Uwamukoze rero aya mabara akaba yitwa Nk'ezabo Spiriye. Abaturage bavuga ko rero ngo uyu ashobora kuba yishwe n'umuntu rero urenze umwe, mu gihe ukekwa kurusha abandi bita Nk'ezabo yatawe muri yombi. Akaba rero hatangiwe ndetse rero iperereza nyuma yo gutabwa muri yombi. Ikindi kandi hakaba haratawe muri yombi uwitwa Claude w'inshuti ya Nk'ezabo ndetse na Veneranda. Bivuga ko rero yagerageje guhishira icyaha. Bivuga ko kandi Veneranda na nyakwigendera bari kumwe mu kabari basangira inzoga, amasaha yo gutaha yagera bagatahana, mu gihe Nk'ezabo babanaga rero. Bivuga ko bari bamaze igihe bashwa amushinja kuryamana n'abandi bagabo. Abaturage rero bazi aba bantu bavuga ko ukekwaho icyaha yarenganyije nyakwigendera kubera ko nawe yari umwinjira w'uwo mugore. Yarako rero ibyo ni byagiye bitangazwa na bamwe mu baturage bahara mu karere ka Bugesera bakurikiranye hafi ibijyanye n'uru rugo, ndetse bari banazi aba bantu bagera kuri babiri, yaba uyu Veneranda ndetse n'uyu Nk'ezabo Spiriye. Akaba ari umugore n'umugabo ariko babanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bya bindi rero twita guterura. Ariko ikindi kandi bakavuga ko ngo uyu mugabo yarenganyije nyakwigendera kubera ko ngo nawe yari umwinjira w'uwo mugore. Ababonye umurambo wa nyakwigendera bavuga ko yakubiswe ikintu mu mutwe bikamuviramo urupfu. Umwe rero muri abo ngabo akaba yagize ati, nge uko nabonye umurambo basatuye hano rero mu bwonko, bahonze umutwe bakoresheje nk'inyundo, barahonda rero kuko yataye ibiremwe by'amaraso. Hanyuma rero bakomeje kugenda bavuga bati nyuma yo kumwica bakaba baragerageje guhisha umurambo we, ariko rero aho bashatse kuwuhisha amaraso akagenda ahasigara, birangira bigiriye inama yo kumuhisha mu bwiherero, bashyiraho rero urugi. Ari naho rero abamubonye bamusanze bukeye. Uyu mugore nyirabayazana w'iyicwa rya Ndagijimana arashinjwa kubigiramo uruhare. Umwe mu baturage yagize ati, rero ku ruhare rwanjye bashobora kuba wenda batara cyangwa se batanamupfuye, bari bafite rero ibindi bari barimo ari nk'ibintu byagambiriwe, kuko uko nabibonye ntabwo ari umuntu umwe waba yamwisha. Nyuma rero uyu yakomeje agira ati
ati kandi ikindi uwo mugore yaza kuba abifitemo uruhare yari guhuruza rero abandi bakamutabara, ariko muri iryo joro ryose yaracecetse. Bunakeye rero n'abamusuye bagiye kumureba avuga ngo ni umugabo wanjye wanemye, ntiyasobanura rero impamvu yamutemye. Basanga rero kuba abantu bigendera babonye amakuru yari afite atayatanze rero ari ikigaragaza ko nawe yari abifitemo uruhare. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mayange witwa Sebarundi Fremu nawe yemeje aya makuru yicwa Ryandagijimana Emmanuel. Yagize ati rero amakuru ajyanye n'uru rupfu ni ukuri. Muri iryo joro rero ahagana saa 3 z'ijoro hari umusore uzwi ku izina rya Ndagijimana Emmanuel bivuga ko yari arimo asambana n'umugore witwa Mukangoga Veneranda. Hanyuma rero uwo Mukangoga Veneranda afite undi mugabo wamwinjiriye witwa Nkezabuspiriye, bivuga ko yasanze uwo mugore we arimo arasambana, hanyuma ngo arwana n'uwo mugabo mu rwego rero ndetse mu mvugo ze avuga ko yamuteye icyuma hanyuma aragenda, ariko umugore we yavuze ko yari afite umupanga yamutemye atema n'umugore we arangije arahunga. Uyu muyobozi avuga ko koko basanze yatemye umugore ku kaguru no mu ntoki akongera agatema uwo mugabo mu mutwe arapfa, bagashaka guhisha umurambo w'uyu nyakwigendera. Nyabona murajye mwumva ibiri hano hanze, murajye mwumva imitima y'abantu bari hano cyangwa se bari hano hanze uko imaze kuba. Yagize ati rero umugore ntiyataka. Yarangije rero yagize ati umugore ntiyataka, aragenda afata uwo mugabo uwo yatemye, yagiye rero ashaka aho amuhisha. Bari bafite ahantu hiherereye hasa rero nk'ahategereye izindi ngo agerageza rero kumushyira mu bwiherero bw'urundi rugo rudatiyemo abantu, ariko rero umunwa wa tuwarete uba mutoya amusiga aho ngaho. Mu gitondo nibwo bamwe rero mu baturage babyutse kare babona amaraso, bakurikiye amaraso basanga bamutaye aho ngaho. Usibye rero urupfu rwa Ndagijimana rutasobanuka cyangwa se rutarasobanuka neza kubera ko iperereza ryatangiye nyuma yo gutaha muri yombi batatu bakekwaho kugira uruhare mu iyicwa ry'uyu Ndagijimana Emmanuel muri uyu mudugudu wa Rukindo mu murenge wa Mayange. Ikindi kandi haravugwa n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano nk'urugomo ndetse n'ubujura bwa hato na hato. Abaturage bagasaba ubuyobozi kugira icyo bukora bakabona umutekano uhagije. Ibyo n'ibikorwa rero bikomeza kugenda bigaragara mu ntara zigiye zitandukanye. Mu gitondo kandi nibwo nakugejejeho inkuru none ivuga ku bijyanye n'urupfu, akaba ari inkuru ivuga ku bijyanye n'urupfu rw'umugabo wishwe n'abana be bagera kuri 2, ndetse abo bana bakaba baratumwe na nyina ubabyara mu gihe nyina yari atakibana na se. Aza kubabwira ko rero bakora igikorwa nk'icyo ngicyo kigayitse cyo kuba bakwivugana umubyeyi wabo, baza kumwica ndetse bacukura mu nzu abariho bamushyira. Ibintu rero bikaba byaraje kumenyekana ubwo abana batoya bazaga rero gusanga umurambo cyangwa se bazaga kubaza bakasanga rero se ntawe ugihari. Hanyuma bagerageza abaturanyi kubaza ibijyanye n'uyu umugabo bakaza gusanga imyenda yarajugunywe muri wese. Akaba rero ari hamwe mu hatangiriye iperereza haza gufatwa abo bana. Bavuga ko rero bafatanyije na nyina mu kuba bakwivugana se umubyara, dore ko nabo ngo bamukubise ikintu mu mutwe. None Ndagijimana Emmanuel nawe rero wa hano mu Bugesera ngo biravuga ko bamukubise umuhoro cyangwa se inyundo mu mutwe rero nyuma yo kumusanga asambana n'uwitwa Veneranda. Ikindi kandi uyu Veneranda nawe umugabo babanaga bitwa Nkezabuspiriye, akaba rero ari umugabo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage nabo bakavuga ko rero uyu mugabo yari umwinjira kuri uyu mugore bita rero uyu mugore akaba yitwa Veneranda, nkuko amakuru aturuka mu karere ka Bugesera akomeza kugenda abigaruko. Nyabona rero abaturage mufite ibibazo, abaturage mufitanye amakimbirane, abagabo n'abagore mufitanye ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu, mujye mugerageza kwegera ubuyobozi bubafasha, mujye mugerageza kwegera ubuyobozi bubafasha mu bibazo byanyu bya buri munsi muba mufite. Kwihangira ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Ushobora kuba warwana n'umuntu nk'uko usanze asambana n'umugore wawe, bikaba rero byaguteza ikibazo gikomeye cyane, ukaba ushobora kuba wahitana ubuzima bwe. Aribyo byabaye kuri uyu mugabo. Gusa rero ikigaragara cyo abantu nk'aba ngaba bakora ibikorwa nk'ibi ngibi byo guhubuka, akaba yaza agatangira gutemagura abantu, ubusanga rero ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse akaba ari abantu baba bakomeza kugenda bagaragaza umutima wa kinyamaswa ndetse n'umutima utari mwiza. Nubwo wasanga umuntu aryamanye n'umugore wawe, ntabwo wamwahuka ngo umuteme cyangwa se ube wafata indi myanzuro itari myiza. Ni byiza ko rero witonda muri icyo kibazo, hakarebwa ubuyobozi bukaba bwabafasha gukemura ikibazo mu buryo bwiza, aho kugira ngo rero ube wakwadukira abantu ugatema umugore wawe, ugatema
uwo musanganye nawe ibyo rero ntabwo aba ari ikintu cyiza cyane, kandi rero ni icyaha kiba ari icyaha kibi cyane ushobora kuzahanwa, ikindi kandi kikakugiraho ingaruka ku buzima bwawe bwose. Mbere yo gukora ikintu kibi ubanza utekereze ingaruka gishobora kuba cyakugiraho. Mbere yo gutekereza kuba wagira umujinya cyangwa se ukaba watekereza kuba wakora ibindi bintu bitari byiza, jya ubanza utekereze rero ku bijyanye n'umujinya wawe n'uburyo ushobora kuba wakontororamo umujinya wawe. Reka mbashimire, mugire ibihe byiza. Abifuje gufasha mujye mu nkuru twakubwiye, akaba ari inkuru ijyanye na gaze yaturutse mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero murebe igitekerezo cy'uwitwa Ali ndetse na link yashyizemo, hanyuma mukurikize ibindi byose bisabwa mu kuba mwafasha kuri buri muntu wese wifuza ugufasha. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese. Bye bye, umunsi wacu nakagaruka.